Ni cano yacu nanone mukurikira ijoro ntirikorerwa, ni Emile Nshimiyimana niwe muvugana. Tubibutsa gukanda subscribe ku batari babikora, kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byose dutanga binyuze kuri iyi cano. Ushaka kujya kuri groupe ya WhatsApp ni 0784425257. Uri hanze y'u Rwanda ni +25784425257. Nikaze kugira ngo dukomeze dusangire ukuri kw'ijambo ry'Imana, kubera ko bazi ko bazatsindishirizwa n'imirimo yabo. Sibyo se? Nuko Bibiliya yabavuzeho muri Mateyo 23:4 Yesu yarabavuze ngo bajye bahambira imitwaro iremereye cyane idaterurwa, ngo bakayikoreza abantu hehe ku ntugu zabo, ngo kandi nabo ubwabo batatungaho n'umutwe w'urutoki. Urimo kubyumva? Icyo cya 10 bagusaba nabo ubwabo ntibagishobora. Ese ubundi batanga iki? Ariko nyambaza abantu ubundi ko bavuga ko nabo bakiriye Yesu nubwo ntawe bagira, we bamutanzeho ikihe cya 10? Umukibazo cyane wacyumvishe icya 10 nicyo utanga ku byo wungutse byose, sibyo? Hanyuma umuntu akaba araho nawe avuga ko Imana yamuhaye nde? Yesu. Ubwo nimba nawe waramwungutse mu buzima bwawe, umufite k'inyungu kandi y'agaciro kanini, nawe wagomye kumutangaho watanga ikihe? Ibyo byari isezerano rya kera, nshuti zanjye, sibyo? Ibyo byari isezerano rya kera Imana yahaye Abisirayeli, sibyo? Ubu turi mu isezerano rishya risingiye kuri nde? Kuri Yesu. Aho ugomba kwemererwa muri Yesu hadashingiye ku byawe, ahubwo hashingiye ku byo Yesu yagize ute? Yakoze. Yesu ntabwo yagutangiye icya 10, ahubwo Yesu yaritanze wese. Bibiliya iravuga ngo yasize ibyo yari afite byose mu ijuru, sibyo? Araza yiha Imana nk'igitambo kizima ndetse nk'ituro, nk'umubwo uhumurira Imana neza. Ituro ryarabonetse ni Yesu, igitambo cyarabonetse ni Yesu. Cyakora abantu bataramenya Yesu nyine bakomeza gutanga ibyo ngibyo, ariko bamenye Yesu ntabwo bugitanze. Iyo ni isezerano rya kera, ntabwo ari rishya. Yesu amaze gupfa, umwenda ukinze ahera urusengero watabutsemo kabiri. Imana isezerera Abalewi, bene Lewi bakoraga uwo murimo w'ubutambyi, ari nabo bahabwaga ayo maturo n'icya 10. Bari batashye burya, nta murimo wari ugihari. Urimo kubyumva? Aho bakubeshyira rero baraza bakubaka urusengero, sibyo? Babwira ngo iyi ni inzu y'Imana, ngo ni inzu y'Imana. Urumva ko nagiye gushuka, ndetse akaba ari nawe warwubatse n'ukuri. Barangiza umaze kurwubaka rwuzuye ngo dore inzu y'Imana, ngo nikaburemwe ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, ntimukaze imbokoboko mu nzu y'Imana. Iba inzu y'Imana gute? Ni yari ihari yuzuye, yategetswe n'Imana, igategeka Salomo ko ari we ugomba kuyubaka. Yesu yaraje aravuga ati musenye aya mafuti, musenye urusengero ndubaka urwanjye mu minsi 3. Yavugaga iki? Yavugaga ko agiye gupfa akanazuka, akababonera Imana iki? Urusengero rutandukanye n'ibyo bishushanyo abantu bashushanya. Ubu umuntu ubwira ko yubatse urusengero ninde? Nubwo Salomo yubatse ari ubyemerewe rwarasenywe. Yaravuze ngo urunguru nta nibuye rizasigara rigeretse kuri. Abandi baragerekeranya kandi we yavuze ko nta na rimwe urimo kubyumva? Ahubwo birika avuga ngo nimuzi ko imibiri yanyu arizo nsengero z'umwuka w'Imana utuye muri mwe. Iyo wizeye Yesu niwe uhinduka urusengero. Ntabwo urusengero rwongera kuba ikizu kiri bunyana, ahubwo Imana itura muri we ikagendera muri wowe. Ntabwo wongera kujya gushakira Imana ku musozi cyangwa mu rusengero ibunyanaka. Imana ibituye muri wowe. Umuntu ukubwira ngo uzana amaturo ninde? Ni mwene Lewi se? Uzabanza ukurikirana ibisekuru. Ariko nubwo nawe ntawe, ariko natekereze icyo Yesu yavuze. Bari kuvuga Yesu arashaka kugaragaza igikwiye guhabwa Imana, ni ikiriho ishusho y'Imana n'izina ryayo, kuko baje kumugenza nyine bamubaza ngo ese ngo wemera ko dutanga imisoro itangwa? Avuga ngo nimuzane nyine icyo musoro.
baramuhereza aba ngo ishusho n'izina biriho n'ibyandi yashyize hejuru bati ni ibya Kayizari. Nuko rero ibiri ibya Kayizari abari mubiha none se iyo ushyiriye Imana uyishyira iki kiri w'izina ryayo gisa nayo. Ikindi wowe uri umunyabyaha ni wowe ugiye gutura Imana itura uratura iki? Ni mu byakozwe n'intumwa urakoze kuhanyibutsa. Byakozwe n'intumwa 17 24 25 byombi birimo. Ngiyo Mana kuko ari yaremye isi n'ijuru. Byakozwe n'intumwa 17 24 25 ngiyo ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. Aha undi murongo wa 25 ngo nta nubwo ikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akeri. Mari magambo nta bana jura minerivare oya wibariza abandi uretse gato Erike uretse gato ntabwo Imana iba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ngikenera abayishyurira mituweli. Hari naho nasomye ngo ndi Imana idashakirwa mu nsengero zubatswe n'amaboko. Hasomye ariko nongeye kubashaka ndashukura. Urimo kubyumva sibyo? No muri Yesaya 66 yaravuze ati ariko se mureke mbabaye ijuru ko ari intebe yanjye isi nayo ikaba intebe y'ibirenge byanjye niye nzu mwanyubake. Afite reka mbabwire ikintu gikomeye abantu batamenye nuko isezerano ryahinduye sibyo? Abantu bigeze bamenya ko ibya kera byasimbuwe na Yesu sibyo? Isezerano rishya rero rishingiye ku cyo Yesu we ubwe wenyine yakoze. Ni isezerano wowe Eric wemerwa n'Imana ariko biciye kuri nde? Kuri Yesu. Irya kera ryari ubahiriza amategeko nawe ugira ute wemerwe nakunanira kandi upfe. Biri kumvikana? Hanyuma isezerano rishya rero noneho ryakomejwe n'amaraso ya Yesu. Ni isezerano Imana ikwemerera muri Kristo idashingiye ku byawe. Tuvuga ibyo abantu narabyanze ngo Yesu aza mu isi abibora 10. Usomye igice cyose ukageza wenda ku murongo wa 10 ngo yaravuze ngo ibitambo n'amaturo ntabwo wabishatse nta nubwo wabyishimiye. Urimo kubyumva? Niko yavuganye n'Imana. Ngo Imana niye yishimiye ibitambo ndetse n'iki n'amaturo. Ngabo ngo yamwiteguriye we ubwe umubiri. Sibyo? Ngabari buza noneho ahinduka igitambo ahinduke n'iki n'ituro. Ariko anihindukira umutambyi we ubwe. Nibyo roze nkubaza tuge twumva natwe ibintu neza pe mu buryo bwumvikana. Mwene Kanyarwanda yaba mwene Lewi. Ni gute umuntu uzi no kwa se no kwa nyina no kwa sekuru akubwira ngo yahindutse umutambyi ngo muzanira amaturo nawe ukemera? Wenda niyo umuntu yakwiba wenda yakujishije ku buryo bugaragara bufatika. Umuntu wenda anigeze ari mukuru wawe muvuka uzi neza se uzi n'ibisekuru bye byose, uwo muntu yabahindutse mwene Lewi gute ku buryo yakubwira ngo noneho ninjye mutambyi uranzanira iki amaturo? Ikiboshye kibohwa n'ubutumwa bwiza. Yesu aha Petero urufunguzo n'ubutumwa bwiza nta kindi. Aho tuzakingurira abazinjira, aho tuzakingurira ntabwo bazinjira, dukinguza ubutumwa bwiza. Oya sibyo nyine ari ijambo ry'Imana ryose bararigoreka. Icyo tuboha mu isi ni iki? Ni umuntu wanze kwizera ubutumwa bwiza. Wababoshye nyine. Uwo tubohoreye nawe ni uwizeye ubutumwa bwiza. Ijuru abagize gute? Abaribonye. Yesu yaravuze ngo umuntu abavuye mu rupfu ageze mu bugingo buhoraho. Ndimo kubyumva? Ubwo nyine mwamuboshye. Aya magambo tubabwiye azabacira urubanza. Urimo kubyumva? Ariko nari nyivugira mwene so muvukana hano. Niyo muntu utamuvugana ukabuza igisekuru cye akwiba guta amafaranga yawe. Akubwira ate ko ahindutse umutambyi ugomba kumuzanira amaturo. Ese iramushyira he? Ati mu rusengero uruheze. Kuno rwari ruhari Yesu yavuze ngo
niba rusengero urwo ngurwo rwavuye he rwubatswe na nde? Ni Salomo se wazutse ararwubaka? Ku rwa mbere by'ibara rwubatswe na Salomo, Imana ari we ibitegetse. Na Dawidi yashatse kurwubaka, Imana iramuhakanira. Bati urugo nge nzubaka nshaka ruzubakwa nande? Na Salomo. Mwene magambo nta wundi muntu wakubakira Imana urusengero. Na Dawidi Imana iramuhakanira. None mwe muzubaka gute? Muri bande se? Ikindi rwagirwaga urusengero nuko Imana yari rutuyemo. Ikaba yari ituye ahera hahera. Sibyo? Ari naho abatambyi bagiranaga iki? Ibitambo. Gutambira abantu. Niyo mu rwitwaga urusengero cyangwa se inzu y'Imana, kuko hari atuye Imana mu buryo bw'igishushanyo. Inyuma aho ngaho ahera cyane habaga isanduku y'isezerano. Irimo ibihamya by'Abisirayeli, Imana y'Abisirayeli mu rugendo bava mu Egiputa bajya i Kanani. Irimo ingobyi, inkoni ya Aroni yarabije uburabyo. Igihe Imana ari gutera umutambyi, yarababwiye ngo muzane inkoni mwese, bazishyira hamwe zumye. Hanyuma iya Aroni abariyo irabye. Iyo yabaga mwaho ngaho. Irimo manu, irimo urwabya rurimo manu. Ibyo byose byabaga aho ngaho. Irimo intebe y'ihongerero. Ariyo ntebe y'icyubahiro iriho abakerubi bahuje ibiganza gutya, ishushanya ubuturo bw'Imana. Aho nta n'umuntu wapfaga kuhagera. N'umutambyi yageraga rimwe mu mwaka. Nabwo abanje kugira ibindi bintu akora kugira adapfa. Iyo niyo yari inzu y'Imana. Ibindi ni ibiki? Inzu njye zirutwa n'iyanjye nubatse njye mu rugo. Yakize nzari z'Imana. Ejo papa Claude aje akazinduka ngo yahinduye inzu y'Imana ngo muzanire amaturo. Ubizi neza ko inzu yanditse kuri we n'icyangombwa cy'ubutaka kimwanditseho, wabiverifiya neza mu biro by'ubutaka. Ariko umuntu wenda umuntu azakwibe, ariko byibura ku bintu binumvikana uburyo wanasobanura ko bati banjijishije bahora mu mufuka. Ariko ni ukuri nuko je hari ahamfashije kuko hari ijambo ryamfashije nanjye, ntaho nasomye handitse ngo twabonye umutambyi mushya, ngo kandi ngo umurimo w'ubutambyi awukorera mu ihema ngo ryo mu ijuru ritakozwe n'intoki z'abantu. Kandi uwo niba atemerewe kurya, niba no uwo ntarya ntanywa ntanapfa, ni umutambyi iteka. Ntabwo ndi kwibuka, ariko Imana n'ijambo ni mu Baheburayo. Nibo hababwira handi. Imirongo turaza kuyibaha ni mu mutwe. Buretse turaza kuhagaruka. Ni mu bice 7 n'umunani gutyo kugenda n'9. Reka turaza kuhagaruka. Sibyo turaza kubaha ibyanditswe mu mwandike neza. Icyo navugaga rero ucyumve neza, ntakagira umuntu wongera gutwara amafaranga. Yesu se yakoze iki? Yesu yakoze. Bibiliya iravuga mu Bagalatiya 2:21. Paul yavuze ngo ntago mpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Ngo kuko iyo abagukiranuka byazanwaga n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ngo Yesu yabarapfiriye ubusa. Tubaye tukemerwa n'Imana biciye mu mirimo itegetswe n'amategeko. Biciye mu byacumi n'amaturo no kwiriza ubusa no gutanga ibyacu no arabonoze umuntu abakijya nubwo nacyo ntawe kigeze byemerera. Ntawe Imana yigeze yemerera ngo nuko bibaye ari ibyo byatuma Imana itwemera. Ahantu sibyo isi yaremwa ko hari icyo yakora. Tugaruke kuri rya barakoze urakoze uvuze ko isi yaremwa, unyibuza ko tujye tuvuga ku bintu bya Kayini na Abeli. Ambise mpagaruka rero ku gituro rya Abeli Imana yaryemeye. Batubwiye ngo we yatanze uburiza bw'umukumbi. Hano hari abantu bakuru ahari barabisobanukiwe. Uburiza muziye byo? Uburiza mu mukumbi, uburiza ni iki? Okay, ni imfura. We rero ngo ituro ry'impamvu Imana yaryemeye, we yatanze uburiza bw'umukumbi. Undi yatanze imbuto z'ubutaka, twabisobanuye. Imbuto z'ubutaka ni umurimo w'umuntu wese, sibyo? Umurimo wawe wose ni imbuto y'ubutaka kubera ko waremwe mu gitaka. Undi rero we ngo yatanze uburiza bw'umukumbi. Uburiza bw'umukumbi rero ni itungo rikuru, ni itungo ry'imfura, sibyo? Hanyuma ritanze Imana igira gute? Iramwemera. Ngo yemera Abeli, yemera n'ituro rya Abeli. Ariko mwibuke ko Yesu niwe mfura muri bene se. Biri kumvikana neza? Ryari ituro rishushanya Yesu nanone.
urimo kubyumva gutanga uburiza bw'umukumbi yarahishuriwe Yesu biri kumvikana Yesu wari umwana w'Imana w'ikinege ariko akaza guhinduka imfura muri bene se benshi niwe buriza niwe rero nawe yahishuriwe aramwizera nkuko nanjye mwizera uyu muntu nawe Imana igira gute iramwemera kuva kera rero Imana n'ubundi yakomeza kwemera umuntu wizeye nde Yesu naho wizaniye yarega Bibiliya niko ivuga ntabwo nishimira ibitambo ahubwo nishimira imbabazi kurenza ibyo byose iyo nyene nuko umuntu amanika amaboko ngiye nkamwemera nkamubabarira nkamwemera biciye muri Yesu ntabwo nishimira ibitambo ntabwo nishimira ibyo bintu byawe wanzanira sibyo ahubwo icyo nemera icyo nishimira ni imbabazi kuruta ibitambo sibyo ayo babariye rero barayabariye nibyo ntitwayagaruza natwe baturiye menshi ariko biravanga abantu bapfuye bazira ubutamenya ariko bigavanga none ngo iminsi yo kujijwa kwacu Imana yarayirengagije iki kinini twamaze tujijwa dushakira Imana mu bintu bitari byo mu mazu nkaya ngo dushakiramo Imana tuyishyira abana nk'aba ngo tuyituye abana mu nsengero no ntabwo ibyo yari bifite ikindi bishushanya none batangaga abana b'imfura babaturaga Imana mu Bisirayeli byari bifite icyo bishushanya nabyo bashonyaga Yesu nanone urumva Yesu abonetse niwe wari uhindutse rya turo Imana yashakaga batangaga uburiza bw'amatungo baganatanga abana b'imfura b'abahungu ariko n'abakobwa nyamo n'ababajyana ab'imfura b'abahungu noneho n'imfura cyangwa se uburiza bw'imikumbi batangaga ibigabo muri imfizi byose byashushanyaga Yesu nzi Yesu ko yabonetse nongera ngiye gutura Imana umwana byatangwaga ngo byicwe uretse ko nyine ubwo umwana baramucunguraga ubwo umwana batari bumwice baramucunguraga bamucunguzaga noneho kimasa cyangwa ikindi ariko nizere ko byumvikanye wenda niba nakurya ibyo bazabikurya ariko nge nzaba nakuvuyemo umwenda ariko nanone wabura kubitanga mu gihe utaramenya icyo Yesu yakoze ubitange ndetse ubitange cyane Ugeze igihe bizakunanira sindi kubagumura umuntu utarizera Yesu azakomeza bitange ariko nuyishurirwa Yesu uzamenya ko kuri Yesu utagerekaho ikintu nishi baza buretse iri reka twumve nishima mbese iyo urwaye ugakira ntago wajya guturisha ituro ry'ishimwe iyo urwaye ugakira ko wari upfuye bakakuzura se uzatanga iki Yesu yaravuze ngo nibyica umubiri ntimukabitinya ikibazo ahubwo nibyakwica ubugingo none wowe wari upfuye urupfu rw'iteka ryose Yesu agukurayo agushyira mu bugingo bw'iteka ryose ubundi uzatanga icyo wakibona se nta kiguzi gihari wahereza Imana uretse gushima Imana ati warakoze nyine nawe kandi ibyo wamenye waherewe ubuntu nawe ukabitangira ubuntu nta kindi wakora atakoze bitaba bihagije wowe wari upfuye Yesu agukurayo araza apfa urwo rupfu arakuzura akujyana mu ijuru ku buntu wowe pasiteri akeneye gushyira abana minerivare akeneye ariko iby'Imana byo Imana muyikuremo ntabwo irimo mu ibyo bintu babimufashe ariko bareke kwitwaza bareke kwiyitirira Imana Imana yo ntabwo irimo kuko abo bantu ahubwo barwanya Imana kandi bavuga ko ariyo bakorera kuyirwanya si ikindi nuko bakomeza kubwira abantu ngo bazane ibitambo bazane amaturo nibigure nibagure imitaka ngo bashinganishe ubugingo ariko Yesu ntiyadushinganishije kwera ariko baranyimaragize mu karirimba ngo niko kunyishingira ngo ubwo adapfa singipfuye nge Yesu turu
warangiza ukajya kwishingana kwa pasiteri. yaranguza mu bugingo nawe yaranyihaye yaba ugwaye kubusengera inshuti zanjye ntabwo abantu bamenye Yesu tout simplement kandi kumenya Yesu ntabwo ari ubu gutya nureba ukuntu turi benshi hano hashobora kuvamo umwe tu ugasanga niwe wizeye Yesu ntibyagutangaza hari abantu benshi Yesu ahantu yari ari benshi mu giterane kinini abantu baraza ngo barabyigana ariko ngo umudamu umwe wari urwaye arwaye indwara yo kuva ava ntakame ngo araza ngakora ku ncunda z'umwambaro Yesu yari yambaye kuva birahagara Yesu aravuga ati ninde nkozeho abantu ati twese turi kukubyiga twese atoya Yesu abantu benshi rero bazi ko Yesu baramuzi Yesu abe nabo Yesu ati hari umuntu nkozeho nyamara bati ariko mwigisha ati twese ntitwagukozeho ati woya ati hari umuntu nkozeho kubera ko numvisha imbaraga ikiza imvuye urumva nawe rero ukoze kuri Yesu urabimenya nyine wumva ko ukize none wumva ko cyakidodo wa mutima wawe uruguhagazemo kubwira ngo uzarimbuka nyamara urabeshya nawe Satani umwivuga hejuru kubw'umusaraba wa Yesu namubwira ati waratsinzwe genda namenye ko urupfu rwa kabiri rutazankora namenye ko natsindishije ariko wese uri hano nicyo tumwifuriza nuko wenda atari ko tubitanga icyo twakoze ni ikinini cyo kubabwira ikibakiza ariko iyo ubyemeye urakira nyine utabyemeye nanone basi nta kindi twagukorera ariko bireka avuga ngo niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. wakoze gukurikira ibiganiro byacu tukwibutsa ko ibi biganiro bikomeza tugusaba niba utarabikora kugira ngo ukande subscribe kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe cyacu kigucika ariko kandi tugusaba no gusangiza abandi iyi channel kugira ngo ubutumwa bwiza wumvishe bugere no ku bandi kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira ko nkuko twaherewe ubusa natwe tutangira ubundi.